Riza kuwa gatanu arampamagara ngo ndaje kugufasha sisa utavunika. Yaraje turirirwana atekera abashitsi abakorera inkoko ziryoshye koko. Kuwa gatandatu tujya mu bukwe. Urumva ko abashitsi bari baje mu bukwe. Riza mba hafi mbese si biri mu bintu bituma ntashaka gutakaza amarira cyangwa gutamarira hejuru yiwe, mbese ngo numve ngo ahwari yavuga ati ariko se ubabaye nk'abatizera ko wambonye bihagije, ko twaganiriye uri kurizwa n'iki, ko ndahantu heza, hari icyo ntagukoreye, hari aho tutagendanye. Riza ajya mu mujyi agura ikanzu y'umwana, akora ibikorwa bya anniversaire. Before 2 weeks yuko aryama, ntabwo ndi kuvuga ko yapfuye, araryamye. Danika yarambwiraga ngo manyambika ikanzu nziza tujye gusenga. Amwitarutse amubwira tuzajya hejuru. Nyirakuru arambara, ariko wa gatatu aje mu materaniro arongera arambwira manyambika ikanzu nziza tujye gusenga. Ndamwitarutse. Wa gatandatu kuvugana na bofre kuri telefone kumbwira uze kuza kugura amafi bizagiye mu bukwe aratananiwe yakabuje kwa kundi uzaze tugisosi. Danika arongera arambwira ngo ma nyambike ikanzu nziza tujye gusenga. Ndamubwira ngo agende cyo guhitamo ikanzu ushaka. Giyamanura ikanzu nziza reretse kumugura kuri anniversaire. Arambwira ngo nyambike ikanzu tugende kujya gusenga. Ese mamagara Riza ndamubwira ejo nzaza mu rugo twavuganye ari kujya kuri moto. Arambwira ngo we tuzaza kubivugana, ndafite story nyinshi zo kumutera mu mafuti yanjye n'umuntu twicara nagari bofre n'umusaza wanjye ni best friend wanjye n'urugo ngenda nkicaramo nkararamo, mfite mama amuha, mfite pasi, ariko twicarana nkagenda nkababwira ibyanjye byose nta na kimwe nsize inyuma. Riza kubera urukundo yakunze Danika, ntekereza ko Danika ari we wamusezereye. Muzaniye inkweto nkajya mubwira ngo mama ngo Malay sorry bye I love you bye. Ndabyemeye nzamurera, ndabyemeye nzabikora byose, ndabyemeye ibyo wakundaga nzabikunda. Ndabyemeye hamwe n'Imana kandi ndabyemeye. Uko ureba inyuma yanjye barahari benshi, kuraje wanteraga nzakomeza zigira. Aho uri kubabwira ngo dore ubona nasize nkoze training urakoze, wambereye umudamu mwiza, umukobwa mwiza, umufasha mwiza, udakunda ibyaha, udakunda ko nazana ikibazo hano nawe. Aho uri ndi kubihamya, warakoze cyane, wari mwiza pe, wari icyuki nkuko nabikubwiraga, warasekaga neza, wakundaga abantu, wankundaga kurusha abantu. Warakoze, nyemerera mbivuge Uwiteka nashimwe. Ndashima Imana cyane cyane kubwo abantu bateraniye hano baje kudutabara. Hari igihe tutari tuzi ko twabona abantu. Oya, n'igihe bateraga intebe ndibuka nasanze dada na mama Arno na Dori batera intebe nyinshi. Ndabwiye ko mutera intebe nyinshi biti ni bande bari buzicaremo. Mu by'ukuri ntago nabonaga abantu baza kudutabara gutya, kuko naravugaga ngo niba umuryango wo kwa bofre ari benshi byanga bikunda nabo ntago barenga kino gihande. Noneho mama Arno rero akorera imbere cyane, aravuga ati reka mama afite abantu benshi. Nukuri mama afite abantu benshi,
yakoreye Imana hano, niyo mpamvu haganjemo abakristo benshi. Kuririzaho yavutse ntangiye gukura, nkagira mukuru wanjye bura kuba imfura birakabyara, baguhereza imirimo yose. Noneho kurera umwana bura mu rugo, umwana bahereza kurera umwana akenshi nuko abatari umunyembaraga cyane, kureba umwana biba byoroshye. Rero mama nyigisha uko bapondera umwana ikirayi bagashyiramo amata kugira ngo nzajye ngaburira Liza. Nyine menye kurera abana, kuko mukuru wanjye abaga ari mu gikoni yenyegeza agira gute, bakavuga ati rero wowe wite ku mwana. Ubwo Liza niwe wa mbere nigiyeho kurera. Ubwo Tracy we na Eric, Tracy na Dina bo baje meze neza cyane, kuko Dina na yego Dina na Tracy ariko muri benshi pe, Uwiteka nashimye. Hanyuma njye nibuka igihe kimwe ko mama yakundaga gusenga cyane. Ntubone ibi bintu abantu birukankira mu misozi, kera birukankiraga mu byumba by'amasengesho aho kiri hose bakajyayo. Mama rero ntatinye kuva nka hano ajya ikabuga n'amaguru cyangwa amasaka. Ubwo rero akanyitwaza kugira ngo nze kumufasha umwana, natangira kurira tugumane hanze, we agume mu gihe cyo gusenga. Tukagendana gutyo. Liza navuga ngo ndamurera, ndi mukuru we. Noneho ku gihe cyo guhindura izina, buriya nigize Kamugi kuva kera, cyane cyane mu muryango wanjye. Hareba amazina batwise bikanga, ariko nareba Jeannette nkabona ryitwa abantu bameze ukuntu bameze neza cyane. Nkavuga ni nubwo rikomeye ritari ry'umwana, ariko hari imbaraga zirimo, ndabona harigumana. Ubwo Liza nkareba akana, no Kariza niko kavutse mu rugo ari gato cyane, kuba bari bamuzi niwe wari mugufi wacu. Noneho bakatubwira ngo byatewe nuko yagenze kare adakamba kambye. Tukavuga tuti koko nibyo. Ndibuka Liza avuka, papa yashoreye inka ikura mu Mutara ayigeza ku Gasaraba ngo izakamirwe Liza. Liza yazanye umugisha iwacu pe, yazanye umugisha iwacu uteye ubwoba. Noneho haza kwamamara umuhanzikazi muri generation yanjye, ubwo baraza kubyumva, yitwaga Kamikazi Liza. Ni Kamikazi Liza ego. Noneho numvishe Liza numva bijyanye na Elizabeth mu gace, ndavuga nisha ndakwita Liza kuva uyu munsi. Nkabwira abapasi nimuka muhamagare Elizabeth, aka kantu ko kazitwa Elizabeth gute. Tukamwita Liza, papa kagenda byanga, ariko bigeze aho noho Liza nawe aramubwira atari ko bite, kunyita izina rinduta. Nyita Liza birahagije. Rero Liza yari umwana ukunda kwiga cyane. Reka mbabwira abazi ubuhamya bwanjye, mvuga ngo nacuruje hano ku Gasaraba ku mufuka. Igihe najyaga muri repetition, Liza yagumaga aho ngaho ari gucuruza. Ni nawe mpamvu yabayeho. Mama ubwo yacagaho ari muri taxi, sinzi yaravuye, aramubona yicaye ku muhanda, ari ukuntu Liza ngana, yicaye imbere y'umufuka, nta stand hari ntaki. Aravuga ati abana banjye barushye bakiri bato. Yaragiye amuzingisha mu mufuka, barawumanukana. Navuye kurepeta, inkweto bazitanze. Bati Imana iguhindurira akazi, iguha imirimo mizima. Kandi koko nyuma y'igihe gito Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza. Liza turakorana aho ku mufuka, tuvana ku mufuka. Ni ntangira ninjira muri sinema, yakinnyeho filime gakeya. Arambwira ati my sister, ibi bintu ndumva atari byanjye. Nibwo naje gukora Bahafrica collection, ubwo mezo y'imyenda. Ahubwo aravuga ati gucuruza nibyo byanjye. Araza nabwo turakorana kugera ubwo twakoraga mu marangi, naho araza. Mbese yari umwana ukunda kwiga cyane cyane gukora. Yanibuka igihe kimwe twicaye muri Bahafrica collection, nari
ndi busy sinzi ibyo nari ndimo ariko arazaranyegera arambwira ngo ariko urabizi ukuntu ngukunda noneho mbanze kubigira blague ndamubwira nanjye ndagukunda cyane kuko twari tumenyereye ko mu rugo tubibwirana cyane ko dukundana arambwira ngo urabizi ko ngukunda abisubiramo ndamureba ndamubwira nanjye ndagukunda ngo ya ngo ngiye nkunda ukuntu utajya ucika intege ngo nanjye sinzigera ncika intege ngo nzajya nkora cyane ngo igishoboka cyose nakora ngo iwacu tuzaba abakiri nzagikora Uwiteka nashimwe ndashima Imana ko hari ikintu yakoze mu buzima bwacu nubwo tutakimenye nkaba nakimenye muri ibi bihe igihe kimwe twari twicaye twese turebana twabuze n'igihumbi cyo guhaha ubwo twese turicaranye uko mutureba aha turi abavandimwe nari zarimo twicaye muri salo mama yifasha atya yicaye mu ntebe tariko mana ya matayo gatandatu irabuze ko wavuze ko ibiryo by'umunsi bitazabura mu rugo rwanjye twese turaceceka noneho mu gihe ducecetse arangije arongera mbese hari ukuntu umwanza kwiba mo gake akakwinjiza mu mwuka wo kwiganyira mama aravuga ati ariko subu nkaho umuntu apfuye yashyingurwa te ese ko mbona abandi babaherekeza ninde waduherekeza muri ubu butindi turimo ndangije ndamubwira nti mama ntago abo badayimoni bose batuzira icyarimwe ntago bashoboka bahana umwanya umunsi twagize abantu n'amafaranga ubwo urupfu narwo ruzaza ariko mu by'ukuri uburyo nabivuzemo sinari nzi ko no kugira amafaranga ari hafi numvaga ubwo ari ibya kera kugira abantu ari ibya kera ku buryo nyine tuzatangira gufata dufite nk'imyaka 70 ariko nko mu byumweru 3 bishize ndi kugenda n'umutware wanjye sinzi ukuntu icyo kintu cyagarutse mu mutima wanjye ndamubwira twari turi mu hafi ya Roger Remera ndamubaza ese darling ubona dufite amafaranga icyo gihe nibwo natekereje ku bantu tuziranye ku nshuti zanjye mbona inshuti ndazifite ntekereje kuri pasi mbona inshuti arazifite mbona mama afite ba mama Arno afite abantu bamuri hafi cyane numva umutima urandiye arangije arambwira ngo ntabwo hari cyane ngo ariko ndango nta nubwo tuyabuze gutyo ndamubwira none urupfu rw'aba rugiye kuza arambwira ngo utewe n'ibiki ndamubwira nti hari igihe byagenze uku ndangije mvuga uko ahari urupfu ntirwaba rugiye kuza ko dufite abantu ariko mu by'ukuri icyo gihe byari nk'ijwi rinsuye kuko urumva ejo bundi bwo navuze ko nta bantu dufite arambwira ngo yahumura nta kibazo ariko njya kwakira abashitsi bari baje mu bukwe bari benshi mu bukwe bwa bofre wanjye umutoya w'umutware wanjye nagize ubwoba nkumva ari ikintu kibwinjire mu nzi wacu ariko sinumva icyari cyo sinumva niba ari abajura sinumva niba ari abicanyi ubundi nkunda amafoto yacu cyane ko tuyamanika ndamubwira tumanura amafoto sinzi abantu bazinjira hano simbizi mbese ariko nkumva umuntu uzinjira ntabwo azabazanywe n'ikintu cyiza arambwira ngo umuntu waturuka hanze renzi zamubona ntabwo zatuma yinjira papi dufite aravuga ati ntabwo zatuma yinjira ariko nkumva hari ikintu kigiye kwinjira iwanjye kandi kibi ndamubwira nti dushyireho kamera kwa imyaka myinshi tumaze nta bintu bya kamera byo mu nzu rwose twanatekerezagaho cyane nyine dufite izo papi zimoka cyane twashize kamera navuga ngo ku nzu yose ariko ikintu ntatekereje kamera zirinda abantu bagenda ntabwo zishobora gukontorora imyuka niko navuga abashyitsi baraza riza kuwa gatanu arampamagara ngo ndaje kugufasha sisa utavunika yaraje turirirwana atekera abashyitsi
adukorera inkoko ziryoshye koko. Ku wa gatandatu tujya mu bukwe, urumva ko abashyitsi bari baje mu bukwe. Liza mba hafi mbese si biri mu bintu bituma ntashaka gutakaza amarira cyangwa gutamarira hejuru yiwe, mbese ngo numve ngo ahwari yavuga ati ariko se ubabaye nk'abatizera ko wambonye bihagije, ko twaganiriye, uri kurizwa n'iki, ko nda ahantu heza, hari icyo ntagukoreye, hari aho tutagendanye. Reka mbabwire ikintu kimwe ngisorezeho, ariko bibiri reka mbanze nshimira abantu twasenganye kuva tukiri batoya muri Église des Amis ya hano Kanombe. Pastor wacu namubonye, Pastor Jean Paul, abenshi muri twe niwe watubatije, Mama Denise, abashumba bari hano, abakristo twasenganye ndetse bagisengana na mama. Nukuri mwagize neza kudutabara, mwadukomeje birenze uko mwabyumva. Twishimye cyane kubabona. Abandi navuga ko wenda tutaziranye n'iki, mwabaye intwari kudutabara, n'abatabaye umuryango Liza yashatsemo. Liza ikintu cyanyuma yatubwiye ngo agiye kwa Mamire, ariko yadusabaga ko tujyanayo turi hagati mu bukwe. Turamubwira ngo reka tuze dutange kado, aravuga ngo amasaha yagiye, niko kunyaruka araza. Tracy araza arambwira ariko twagiye tukamukurikira tukamusangayo. Ndagira tudatanze kado, nkumva ntago nabyo byumvikana. Tugitekereza kuri ibyo, Liza baragarutse, turamubwira ko twaje turi gupanga ngo tugusange ngo yego dusubireyo. Mama aratubwira toya, none se hari icyo mwitwaje, muzagende mwabipanze, mudatungura abantu, namwe ntimugende imbokoboko. Kuko mama igihe cyose yasura umuntu adafite n'amafaranga, yatwara amajyani, yatwara n'umunyu, yatwara mbese cyane cyane abamama b'inshuti ze barabizi ko nta wasura atamushyiriye ibitunguru ngo ibyo kurya bye bijye bihora biryoshye. Mbese muri duke twari dufite twose mama twigishije gutanga. Na Liza niyo mpamvu yagendaga ahereza buri umwe, bagendaga bahura akatubwira ati reka mbwira abantu ngo bishimire ko bavutse, agakorera abantu anniversaire batandukanye, abazi n'abatazi bababaye, yongera kwibutsa ngo mwishimire ko mwavutse. Rero turabashimira cyane, Imana ibaha umugisha, mwe mwese mwadutabaye, ari abari batuzi kuri social media gusa mukaza. Famille Edouard narababonye kuva ku cyumweru, Uwiteka abaha umugisha, bagirire neza. Ngire navuze ko nari buvuge akobofre wanjye kuko nari inshuti yanjye cyane, kubera amabanga yanjye nawe menshi bibaye ngombwa. Ntabwo ndi buhere mu bwana, ndajya mu gihe cya nyuma cyanjye na Liza muri kwa karindwi. Mukuru wanjye, inshuti yanjye, fata mu mugongo cyane iyo abona ngeze ku butaka, akambwira ntabwo avunika mare, hagarara tugenda. Nabyariye mu rugo, gira ubwoba bwo kubibwira mukuru wanjye Pasi. Ntabwo ari mukuru wanjye gusa, ni mama wanjye, tante wanjye, nakuze mwita tantine. Bibwira Liza, ndamubwira si nakoze ishyano, babarira ushaka ukuntu bibwira Pasi. Arambwira wo sinzire ndabimubwira. Ibyo ntabwo ndibigarukeho cyane, ndagaruka kuri anniversaire z'umwana wanjye, kuri anniversaire iherutse ya Danika. Iba tariki 18 z'ukwa karindwi, kurikiriye mama amuha. Ako Liza yansiste ko tuyikora 17. Pasi yari ari mu masengesho, ubundi Pasi ni nkavaringa. Liza ajya mu mujyi agura ikanzu y'umwana, akora ibikorwa bya anniversaire. Before 2 weeks yuko aryama, ntabwo ndi kuvuga ko yapfuye, araryamye. Danika yarambwiraga ngo manyambike ikanzu nziza tujye gusenga, amwitarutsa.
ndamubwira tuzajya hejuru nyirakuru arambara ariko wa gatatu aje mu materaniro arongera arambwira manyambike ikanzu nziza tujye gusenga ndamwitaruza wa gatandatu kuvugana na bofre kuri telefone kumbwira uze kuza kugura amafi bizagiye mu gukora atananiwe yakabuje kwa kundi uzaze turya isosi Danika arongera arambwira ngo mama nyambike ikanzu nziza tujye gusenga ndamubwira ngo agende cyo guhitamo ikanzu ushaka yamanura ikanzu nziza reretse kumugura kuri anniversaire arambwira ngo nyambike ikanzu ngende kujya gusenga ese mamagara Liza ndamubwira ejo nzaza mu rugo twavuganye ari kujya kuri moto arambwira ngo tubaza kubivugana ndafite story nyinshi zo kumutera mu mafuti yanjye n'umuntu twicara nagari boyfriend n'umusaza wanjye ni best friend wanjye n'urugo ngenda nkicaramo nkararamo mfite mama amuha mfite pasi ariko twicarana nkagenda nkababwira ibyanjye byose nta na kimwe nsize inyuma Liza kubera urukundo yakunze Danika ntekereza ko Danika ari we wamusezereye muzaniye inkweto nkajya mubwira ngo mama ngo Marey sorry bye I love you bye ndamubwira mama Marey ndamubwira mama Marey mbere ho gato yuko ndigakomeza kunyezita niyo mubaza nkamubwira tukumwe na bafre nkabamaza se ndamutse mpfuye ko nkunda kugenda cyane ambwira ndamutse mpfuye mfite mama wamuha mfite Eric bose bafite famille mfite nyirakuru w'umwana birirwana uzi ko ari we wasigarana umwana wanjye ko Marey yagiye kugenda akajya nzanira umwana buri gihe buri munsi akaza akaryama mu rugo akambara imyenda akambwira ngo uswe ngiye imyenda gusa none iri kunkwira ngo nongeye nananutse akaryama akaruhuka agasinzira Marey ntabwo yajya agasinzira rero yari kurira yamaze iminsi aza akaryama akamara amasaha nk'atanu asinziriye nanjye nkagira nyine n'umunaniro nkafata umwana nkaheka nkazengurukana kunyigisha ko igiye kwigisha icyuya cyanjye ko ngomba kongera kumwibuka ko namuteruye bwa mbere Marey sorry njye ntabwo nakomeza murakoze Yesu ashimwe Yesu nashimwe abatamwemera Yesu nashimwe byumvikanye abemera Yesu ashimwe now ntago njya mvuga mfite mikoro iginaniro na gutya murabyumva reka dufashe abari inyuma kuko abari inyuma baratuma satani yumva ko ari amashimwe nimvuga cyane ndacika intege ariko nimvuga gutya muramunyumva sibyo nakundaga kubaza Agape ni ngombwa ko navuga yego so pare wanjye Imana imumugisha ntarabivuga ahisaza nuko nge na Liza twakoraga ntago twatindaga ubu ngubu ndatuje meze neza cyane ntago mfite aho guhera ariko ndagerageza mbyibagirwa ndaba meze nk'umuntu uri gucanga amakarita donc nimvuga ibyo muri 2020 nkaza muri 2026 ntimucanganyikirwe sibyo hanyuma Yesu ashimwe abarambiwe nibatahe nuko twabaga duseka abarambiwe nagomba gora kuko barambiwe kandi nibyo ariko abashaka kumva iby'Imana nibicare kuko ntabwo Imana izajya irambirwa kudutwara buri munsi sibyo ndahera ku kintu rizakundaga cyo kwifuriza abantu umugisha uwo ari we wese akatsa televiziyo akavuga ngo ariko Clapton akunda kwitabira Imana y'umugisha ngo ahantu hose ubu ibyo ndi kubabwira
nuko bimeze. Akavuga ngo babu ko akunda kwitabira Imana y'umugisha, sibyo? Ibyo ngibyo bizatuma mwumva ko abatabazi mutazi ko babazi, baba bazi. Ndibaza gift ya nyuma iheruka kuza yaje wawe wowe. Okay, ubu rugendo ni rurerure, ndumva najya kwihagarika, ndumva nakwinanura, ndumva nareba riza, ndumva amakuru y'ijuru ameze neza. Ndabamenyesheje mu mezi 3 riza yarabinyeretse ko agomba kugenda. So tugiye gukora akantu gato cyane kwa Satani, tuvane imfunguzo z'abagomba kugenda bacu twutura cyabakunze hano mu isi, tuhakirizwe no mu ijuru bakire riza. Si tubyemera, baramwakira ariko noneho babone ko nkomeye. Najyaga mutera blague nkamubwira ati ubu ndi major, ngiye ndi major, nukazajya umenyera amakuru mfite ngiti major. Akambwira major wese tiyendi major, nukazajya ubona impamvu nari colonel arindira amakuru ya major, ngiye ndi major. Ariko umunsi umwe nzajya inyenyeri ufite nzayigira mbe nitwa brigadier general, sibyo? Bamutwara ababyibuka uko nari mpagaze n'ubundi nka brigadier general, sibyo? Okay, reka tubanze dukore ikimenyetso kiri prophetic. Tugiye kuvuga amena kwa Satani babyumve. Iyo ni imwe. Mu ijuru babyumva, hano ku isi babyumve, mu ijuru bayikomera amashyi, kandi twese tubikoma amashyi. Kandi nusa nk'ubikora gahoro ubyumve ko nyine nuko nguko. Nasezeranyije riza ko nzakorera Imana, igihe cyanjye nanjye kiratangiye, sibyo? Now njya ngira ikibazo cya pressure iyo umuntu adakoze ibintu nshaka. Bijya bimbabaza nkumva nasubiramo paka mbyumvise uko mbishaka. Hano hajegajege twumve ko Yesu ahari. Ninshake ndekeraho. Ariko nari nzi ko nemeraga Imana nkayemera ukwanjye. Riza kararambwira ngo wa mugabo yambwiye. Uwo mugabo rero ukubwira, mubwira guhereza amafaranga yuzuye y'imeza, nyibone yuzuye amafaranga. Kumbwira ngo Imana yakubwiye bitugane. So dutangire nabatindira mutandambirwa. Ako nge sinjamagara imbere y'abantu ngo mbarambirwe, nabo ntibagomba kundamirwa. So nimvuga Yesu ashimwe, twese turayikiriza mu ndamukanyo ngo amen. Kwa Satani agira isoni yumve yuko umwuka w'ubwoba nagiraga w'urupfu noneho ngiye kurera Reyi nkazamushingira. Haleluya. Ibyo nibyo Yesu ashaka. Ibyo nibyo Yesu ashaka. Pare ninjya nkurambirwaho gato ujye wicara uhaguruke ko brigadier general ntago ajyaranirwa. Ubwo nimba brigadier general wenda guheza ipeti rya full general, urwo nunanirwa ndaba nananiwe. Siko bimeze tayari. Nitubivuga mu isi baramenya ko Imana ibaho, kuko nibo basigaje kubimenya. Kwa Satani bo ntago bazi ibyari byo. Mu ijuru ho bazi ko Imana iriho, ni itegeko ni hame. Mwambaye neza cyane, murasa nk'abantu bagiye kumva ijambo ry'Imana. Nta nubwo ndakoresha Bibiliya wapi, kuko rizandushaga Bibiliya, ariko ndaza kwiga neza Bibiliya, ngomba kuyimenya. Ntago mvuze ngo nzaya nkora ngo Imana izajya imukiza, ariko Imana izabikora. Si amena twavuganye? Yesu nashimwe cyane cyane. Satani yaratsinzwe, Yesu yaragiye azamura imfunguzo z'ubutsinzi arafunga, sibyo? Hey!
abo mu ijuru abo mu isi none niwo ngezeho utarakizwa nakizwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe nimvuga mu ndimi ndaza kuvuga ngo isambusa noneho tugiye kwereka mu ijuru ko twakiye ko rizariyo sibyo Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe muri kirajyana Yesu ashimwe hano Yesu ashimwe hano Yesu ashimwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe hariya Yesu ashimwe hariya Yesu ashimwe mu ijuru umwami 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 amen. Kubera ko Yesu ari umwami ngabana imirimo nariza nagombaga kuyimufasha nk'umufasha wanjye ariko ndaza kugera ahantu navuze ko Yesu ari umwami. Muratuje? Ibitotsi birashize n'umunaniro? Alright. Ubu tugiye gutangira akazi rero. Tugiye gutangira. Murakoze. Ndabyemeye nzamurira. Ndabyemeye nzabikora byose. Ndabyemeye ibyo wakundaga nzabikunda. Ndabyemeye hamwe n'Imana kandi ndabyemeye. Uko ureba inyuma yanjye barahari benshi. Kuraje wanteraga nzakomeza nzikira. Aho uri kubabwira ngo dore ubona Yesu nkoze training arakoze wambereye umudamu mwiza umukobwa mwiza umufasha mwiza udakunda ibyaha udakunda ko nazana ikibazo nawe aho uri ndi kubihana warakoze wari mwiza pe wari icyuki nkuko nabikubwiraga warasekaga neza wakundaga abantu wankundaga kurusha abantu warakoze yemerera mbivuge urugendo rwariza rwatangiye muri 2020 muri covid aho nakoraga akazi arangije ntabwo ari muri 2020 ni 2019 kwa Rwahama aza muri anniversaire n'ubundi twahuriye muri anniversaire mu migati twakoraga yes ndangije nk'abasore bose batereta baba bafite confidence nayo ifite ari amagambo yanjye yonyine namukubita ikintu cyitwa igambo aho ndi nta morale yaburaga we ntagumvamo ndamubwira mani handi ubwira umuntu nakagira isesemi yo kukumva ariko ndamubwira isesemi irarenga atajya gutega amatwi ndamuherekeza mugeza kuri bisi n'uwo mwanya ni mwiza w'Imana igwaye uwo mwanya na profite ntabwo hatereta amafaranga n'ibigambo birakora noneho arangije aravuga ngo njyewe ntabwo nkunda abahungu bavuga nkawe ndavuga ariko tuzongera duhure Liza ari guseka muri kuyibona now arangije arataha ndataha ariko hagati aho nari narahuye bwa mbere narahuye na Pasi akunda kunyita ngo Kazungu hanga rero yewe ntabwo nitwa Kazungu mu byukuri ubyo nyibe ubikoze inshuro nyinshi ariko iyo umuntu yambwiye Kazungu ndarakara ku buryo ushobora kubona uri gukora ivangura ubwo nakoraga muri restaurant ubwo ni 2018 je pense noneho arangije araza yazaga yiruka ngo Kazungu we bite ndavuga ati Kazungu ni so ntukazongere kubimbwira arangije abona ko uyu munsi rabayiseriye arangije arabwira none witwa nde nitwa Serubibi Shyaka Eric nabanje kukubwira ko nitwa Bushanya
ati jye nitwa Bushanya ariko bongeraho tonto Bushanya. Arangije arambwira ngo tonto Bushanya icyo rirakomeye naryo nafata. Washobora Serubibi ngo naryo rirakomeye. Washobora Shyaka se ngo witwiranwa na musaza wanjye. Washobora Eric ngo inka yanjye. Ngo sida yose biramucanga ku buryo izina rya mworoheraga yari Bofre. Bigera aho ndamubwira ati ntiwamenye ko nazamuriye amapeti, wajya unyita mu izina ryanjye ko nitwa Papa Ray. Arabyubaha arabikora. Okay. Ubwo Liza muri iyo 2019 aratashye, natashye 2020 araza aza mu kazi rero asanga ibigambo nta ruko byari byaragabanyutse, ahubwo noneho byarikubye. Ibaze kuba umuyobozi w'abantu uyobora bakaba bazi ko uvuga ibigambo kandi bagakorera muri ibyo bigambo byo bakabigenderamo. Janti yari aho ngaho. Sasa naje mu gitondo ndi kuvuga ndangije ndaza ndavuga akase nakaye, sinibukaga ko ari Liza, sinibuka ko ari twahuye 2019. Akase nakaye ndikomereza ndagaruka ariko ni na Keza ndigendera, asigara na Petit Frere. Ndangije mbitekereza musanga muri corridor nati menya namubwiye na Liza nanamubaje biti ni byiza harya tuziranye, niko namubajije. Urumva n'amagambo atuma wibagirwa kubera kuba wakoresheje imitsi y'akanwa n'iy'ubwonko. Narya tuziranye, arambwira ngo ntago ndi kwibuka neza ariko ubanza ari muri anniversaire. Nase iyi anniversaire ndigendera. Urumva boss yarampamagaye ndagenda nagaruka ariko dati cyana Petit Frere yakinangaze nabamombye right. Noneho ndamubwira turaganira. Bwa mbere nta meza biraramara abakubise umukozi twese twasuzuguraga sibyo, kuko ntago yarazi gukora, ubwo twese twamusuzuguraga. Arangije amukorera anniversaire ansaba ko ngomba kuba mpari. Dufata amafoto postere zose zishoboka. Nkavuga iki cyara ndagitwara kera kabaye noneho sha abankatira kubera amagambo narayakatira se. Liza dutangiye gukundanaho anniversaire mwabonye bari bashyize hariya iriya keke ni njye wayikoze. Najya gukora keke akambwira ngo wow iyi ni nziza. Nta munsi nigeze no iyo yabonaga ifite inenge ntabwo avuga ni mbi, yaba ati nta kuntu twakosoraho aka kantu uko byaba byiza kurushaho. Now Liza arifata arambwira ngo rero twarakundanaga nyine bitari seriye. Arambwira ngo rero uraza kuza muri anniversaire yanjye yabeye Phoenix, pasi sibyo yabereye Phoenix riya, yego yabereye Phoenix. Ese Eric yagiye yabereye Phoenix, uraza kwihangana uze. Narababwiye ko mfite umukunzi. Ubwo nyine murabyumva uri umuntu ugira amagambo inyuma avuga ati sato barakobeye. Liza anniversaire irabaye, umugambi w'Imana ninkugeraho murumirwa. Anniversaire irabaye irarangiye, ntago nayigiyemo banyiteguye nari nanakwebye. Nakundaga no ubanza nandi kuzasara, sinzi ukuntu byari bimeze mu kazi kugira ngo abakozi bakore imirimo yabo bishimye. Nakoraga ibishoboka byose kugira ngo, kuko muri covid hari ukuntu akazi kabayemo kenshi, noneho abantu bananirwa agakenera morale, so bigatuma nambara urukweto rumwe rudasa n'urundi kugira ngo bakomeze bagire morale bishime. Eric nakora ibintu neza, natwe numvaga ko nyine bimeze neza cyane. Arangije aragenda iryo joro ahita aza kundeba yarakaye bimwe bitabaho. Ko ni gute ngewe ngutumira ntuzi rero izagiraga igitsure gikomeye nkabura icyo mubwira. Jewe ntago mbyumva gute utaje nkamusobanurira nafite akazi kenshi, abakiriya bari benshi, abakiriya ntago banduta. Mu mutima nkavuga none se ko nta tutabigize official ko dukunda uranshaka iki? Ariko nkikaruma hati batangatira nibone yakuki nkati ubutanzayizamo uzaza muyihida hari usabwa kwizamo. Umukobwa arangije turataha, ariko numva sinyuzwe. Mwandikira message musaba imbabazi, turasohokana tujya mu Giporoso ku Gisimenti.
musaba imbabazi, ariko mbona ntari kubyumva. N'izo nkoko yakundaga ahaguruka ataziriye aragenda. Ageze imbere doka agiye gufata moto, arangije aragaruka yabyimbye. Mbona ari njye ntagusezeye. Ntamuga warugiye? Numvaga ko barangije kumpa indobo. Ndavuga okay, ndavuga bye. Namanutse umuhanda wose njya Sonatube akari inyuma yanjye nta kuvugana. Riza arangije arambwira ngo biba byose tuba tugiye kubyakira, ndakubabariye. Arambohora, ubwo numva ko nyiri mu rukundo ndyohewe. Papa yari atarabimenya, nta muntu wawe ukabamenya iketse wabo, kandi nabwo bari batari bambona. No, Riza aza kurwara, njya kumusura afite ikibazo gikomeye, arwaye amenyo, yanga ko tubonana. Janet aranyura, anyuye abona, ariko Janet ntago yamenye ko yari abizi, ahubwo numvaga mfite isoni, ndi kumva bose barabizi ko ndi ikigwari najya nitabira anniversaire natari. Ubwo anyuye agenda ambwira ukuntu Riza ameze, numva ndanyuzwe, ni amakuru meza nari njyanye. Riza aza kugenda, training zari zirangiye, urumva menya narakoze amakosa yo gutereta umunyeshuri nigishaga, simbizi, ariko nyine ntago yari umunyeshuri kubera ko yaraje kwimenyereza akazi. Nagira ndo bifi yanjye hakiri kare. No, agiye aza naye ngira amahirwe tukaza tuvugana, ariko aza kumpamagara kuri telefone ngo tuzaye tuganira. Njya ndi kwihuta munyanganire, njya gukorera Igisenyi, ariko kubera ubwiyemezi bwinshi naramuhamagaye ntiyamfata. Ndamubwira ngo uzi ko ndi umusore mwiza wa grave, umukobwa wese atapfa kwiyemeraho, nubwo uzi ko ngira amagambo, iyo nenge uyinziho ni cyane, nta ntukazagera wanga kunyitaba. Rero uhereye umunsi yaranamburotse, aramboroka da umuntu. Noneho nyuma yaho yabitekerejeho neza, anyandikira ka message arambaza ngo ufite umwanya ryari ngo tuganire. Urugendo rwa Riza rugiye gutangira rero. Ubu narindi kuvuga ngo incamake. Riza ndi Gisenyi, ndi muri ibyo byose. Equipe ya Barcelona yagiye gukina na Real Madrid, mumenyesha ko Real Madrid iri butsinde Barcelona. Twawungiye kugarura mu rukundo kubera umupira na keke y'igikombe nari nkoze iri witasi. Iyo nyitekereje numva nyuzwe cyane. Arangije arambwira ngo iriya keke wakoze ninzi. Twaraganiye umwanya munini, none ndavuga ngiye kuryama rero ndinaniriwe ko nzi ko bankatiye byarangiye. Arangije arambaza harya iri muri 2022 harya ubundi ufite imyaka ingahe? 25. Niko nese mubwira 25 ngo ko kiri moto se washoboye iby'urugo. Ndamubwira none se wumvaga ngende itaye kujya mu rugo uretse kumbeshya? Atariko bigomba kuba ngo na sister Janet yarashatse bana n'abandi bose barashatse. Ndamubwira ati ufite ubibwira Eric afite igikomere ntarababwira. Ubwo ndazamutse i Kigali ngarutse noneho kwikorera masanga Riza. Sasa wowe uje mukumfasha akazi ti nare papa yamusanze aramunshimira arabimbwa ati Eric re kuko gutije vuga umwana ntagucike, uriya mwana ni mwiza afite uburere. Mu mutima nkavuga ati umwana no wanjye ndamwifite, ari mu kazi ari kumfasha. Sasa Vie ari kubinyumvisha, ariko Vie akambwira ngo baramugutwara gira vuba. Umutima ndamubaza uri gushaka kuvuga iki? Mujyana amago. Ndavuga Vie iby'amago nari nyiri urubyiruko, iby'amago rero ubyibagirwe, ndakomeza mbere nawe nk'inshuti yawe, ariko simubwiye ko dukundana nkabimuhisha, kuko twakuze twese ababizi neza dutinya ko dufite abakunzi. Mwishoye mu ngeza z'ubusambanyi murananiranye, nibyo byari twangaga twese, sibyo se? Nangaga rero ko mu rugo banzeho dosiye nyinshi, ariko iyo ngiyo itazangwaho nkayigendera kure. Riza akanga zaza kugusura, yaza kunsura ndamuhisha hera. Riza tuza gukomeza agira umutima w'ubutwari. Yajyaga ambwira ntuzavuge ko ari wo ngiye wagusabye ko dukundana, ujye ukomeza uvuga ko ari wo ngiye uwo wabisabye nk'umugabo, ntabwo bibaho. Riza yansabye ko dukundana, anansaba ko twakora ubukwe, ndabyemera. Ibindi ndabitarutse. Mu guteretana rero
ndi kuvuga utubanga dukeya dutuma umuntu ajya mu ijuru, aha yari anezerwe. Arambwira ngo rero Eric, urabizi ko mama bamuvugaho ibi ngibi ni cyane, bimenye rero. Ntabwo nari mbizi, bimenye rero bamuvugaho ibi ngibi bitazaduteranya. Okay, urabizi ko agataho nari namubwiye ngo njye sinkunda ibi bintu, mbanza guca umurongo gutya. Ati uragumana n'aba na biriya, uragumana n'aba na biriya kubera ko ukibakunze, ariko uragumana nanjye kubera ko ushaka ko twakundana. Arangije araza aravuga ati bariya se ntibazashakana. Ndase mwana bari uretse ko bafite imodoka ngiye nkaba nayo mfite, ngo ya ibyo nabirenze mwana. Mu mwuka yari mugari. Liza arangije arambwira ngo turi kuzamuka Phoenix, ubwo twatangiye dosi zo gukundana, turi kuzamuka Phoenix, akuramo amenyo arambwira ngo buretse gato, ndi mu rusengero icyo gihe nasengeraga muri Nibature, buri munsi najyaga muri Nibature, buri munsi ndi gusa cyana kitancika. Ubwo kumva nari maze kwemera, ndavuga mana ndifuza ko umugore wanjye azanyereka inenge ntagiye kuyishakisha. So niba turirangiye Liza turi kuzamuka Phoenix, akuramo amenyo arambwira ngo ese zemera kunkunda kondi. Ndamubwira ngo ndabanza ndamwitegereza ngira n'isoni zo kumureba, ndavuga uyu nguyu se ngiye gutsindwa. Nibuka ko iryo jambo yari narisengeye, inenge ye mba ndayibonye ndayimenya. Twese twari tuzi ko inenge ari mugufi, mba ndayimenye kandi ndayikunda cyane. Ubukwe turi kubutegura, Liza kubera ko yari umugenzi yari yaraje mu cyimbo cy'Imana kugira ngo anshumbushe, kugira ngo anyereke ko Imana ikora kandi ivuga, narabibonye. Arangije arambwira ngo urabona ko yakundaga ibintu bisa neza cyane, bamwitaga mama Fresher, mama Coach, mama Cyangwe, byinshi. Arangije arambwira ngo Eric, yanyitaga Bu, arambwira Bu, turi mu nzira zo gukora ubukwe, reka dufate icyumweru cyo gusenga. Ndamubwira rero Liza tukiraho mu bintu byo gusenga, ngewe iyo tuvuze ngo tugiye gusenga ngira inzara yayindi yo kunyica, umbabarire tujye turya. Aravuga ati tuzabishobora, kandi iyo tutasenze ntago ndya, sinyanja ku manwa. Ariko bavuga ngo ni isengesho, narihungiraga kure nkamubwira bakubeshyo, kandi koko nabaga ndi kwayura buri muntu. Liza arangije abinyigisha gake gake, ariko nasabye Imana yuko yanyereka umugore tuzabana. Ndabyibuka rero ubu tukimara gupropozanya, nibwo ndi kwihuta munyihanganire, nibwo yavuze ngo nidukora ibi bintu tuzabikore neza, tuzabane kuko hazabaho n'iherezo. Ndamupropoje, umudamu umukobwa arangije ijambo, we yaratashye nkuko abandi bameze, baba propoje bagiye bapostinga ntiyapostinze, yararindiriye. Arangije arambwira ngo Bu, ngo zikintu ngiye kukubwira ni cyane, ngo kuva navuka nkiga ngatsinda, kuva nava mu rugo, ako ni aka kabiri, aka mbere anyuzwa uko abayeho, so aka kabiri ngo sindabona umuntu numbwira ngo congratulation, ngo kuri proposal bayimbwiye numva niza amarere, ngo bambwiye ngo congratulation, ngo nta wundi muntu wigeze ubimbwira. Kandi ubwo kuri proposal yarambwiye uramutse umpropose ugapfuka muzamenye ko utazihesha icyubahiro, Imana uzaba uyisuzuguye, kugira ngo nkubahe neza ntuzapfukame. Liza arambwira ngo urabona, arangije arambwira ngo urabona, mbere yuko mupropoza yarambwiye ngo ari ukujya guhiga uri kumwe na, cyangwa kujya guhiga wenyine wahitamo iki, kandi nawe bakikubaje cyakunanira. Nambwiye ati ngiye nkuntinya gupfa rero umbabarire, najyana n'abandi. Bora umusista arabirutse arigendeye, aransize umuhanda. Ndabaze Liza kugiye se, kandi mwirukanka musaba imbabazi, bukiye mu gitondo aragaruka. Ndamubwira, arambwira ngo reka ngukosore kuba ko Imana naganire nayo, uzige guhiga wenyine, sibyo? Liza yaje kumfasha umuhigo, kandi twese turabizi iyi nyamaswa imaje kubona umuhigo, tuvuge niba
zari intare ebyiri, imwe ikajya guhiga ikabona indi, bikomeza bihigira hamwe, ariko hari igihe ya ntare ikura agacu ikigendera, noneho ya yindi ikajya guhiga ahandi ikibonera indi famiye ikigumirayo, ariko byari bimeze, intare ikaberagiye nyine tukayibura, amakuru tukazayamenya. So Liza muri urwo rugendo mu bukwe, ndi kwihuta, mu bukwe burangiye ababyibuka neza yarapfukamye aha Imana icyubahiro kuko ntabwo yigeze abibona ahandi, ashima Imana ko imukoreye ubukwe bwiza, aravuga ngo wa Mana uri Imana. Tugeze mu rugo, ubwo ibindi ndabyihorera, uzabishaka azaza ndebe nta kibazo, njye narabohotse. Tugeze mu rugo tugabana inshingano, ndamubwira rero Liza, njye nzi gukora cyane, nawe uku gukora kwawe ndabizi, ariko tugiye kubyara umwana, ariko ndashaka ko uzihangane ibyijyanye no kurera umwana. Ariko nakunda kumubwira ngo exercice, niko najya mubwira ngo reka tujye dukora ibintu byose muri exercice. Siko namubwiraga, ni njyewe wibwiraga kuko Imana yari yamunyohereje. Ndi gusenga nsengera umuhungu wanjye Mr. Ray, navuze ngo Mana ndashaka umwana w'umuhungu mwiza. Imana agomba kunyereka ko ari Imana. Nanabwiye Liza ngo uzite umwana izina bigende kuri icyo kintu. Mereye ku izina yise umuhungu yitwa Ray. Ray bivuga umwami, king. Sibyo? Yahoraga yumva ko umwana we yaba ari king akamwambika nk'abaking. Hari irya kabiri ryitwaga Milo, rivuga ibya Liza neza 100%, kuko namubwiye yuko ngiye icyo ndakora nka papa, ndashima amabyeyi, ndashima izina ry'umubyeyi. Izina Milo ntidukunda kurivugana nubwo turi muziho, rivuga urukundo n'ubugwaneza, rikavuga ubuntu n'impuhwe, imbaraga n'ubutwari. Muri make bivuga umwana wuje urukundo ahantu n'ubugwaneza, uyoborwa n'Imana. Ababyibagiwe ayoborwa n'Imana Ray. Kandi mfukama ndi kubwira Imana, numvise ijwi rimbwira ngo nsaba ikintu kimwe cyonyine kikwereka ko ndi Imana. Ndapfukama ndabwira Imana, ndashaka umwana w'umuhungu mwiza cyane. Navuze ngo sinshaka umukobwa, ndashaka umwana w'umuhungu. Nari mbizi ko umwana wese ari umwana. Imana yarize ibikomere byanjye, narize yarabizi, irangije iravuga ngo okay, utazagaya ko ndi Imana, reka nguhereze uwo wansabye. Nk'ababyeyi bose muba mufite ubwoba iyo mugiye kwiseta kubyara. Liza arangije arambwira ngo ese eri komeze nabi cyane ko byagenze uku nuko, uyu mwana uzabigenza uku nguku. Arangije ntabwo Imana ari kwemera ko Liza agwa kwiseta, ko n'ubundi nari kwivuguruza wabo. Nigeze kwivuguruza ku rupfu rwa Madame Safari Delisa, nyumva ndavuga ngo Mana ntabwo uri Imana, ukoze ibi wakoze biriya, nyisubiza no muri past. Nta Mana nukuri nawe bitegerezeho, ureka kudukanga. Ndayigiye uwo munsi nanabwiraga Liza cyane, ndangije ndavuga ngo Mana ntabwo wabyemera, kuko ntabwo yagiye kwiseta nk'abandi bagwaho, ahubwo yakoze ikintu Imana nyine iramufatira muzamura mpaka imugejeje igomba kumugera, kugira ngo umwana agire imyaka 2, reka mvuge amezi 3. Ubwo mvuze imyaka 3, ndi kuva ku myaka 6 manuka kuri 3, ngeze mu mezi 3. Mu mezi 3 twari dufitanye projet na Liza, nkajya mbona iruhande rwanjye naho hari n'abandi kuri moto, nkavuga koko ubu wabona nkoze accident madamu wanjye agasigara heru, nkabona neko n'ubundi ntayo nkoze. Ndota umuntu twese dutekereza ko agomba kugenda, ariko mbona icyumba cyera cyane. Arangije arambwira ngo Didi, arambwira ngo eri nyaruka, tate ntago ameze neza. Nari nanze kumuvuga, ndamuvuze kuko ari mu zabukuru, ntago ameze neza, nyaruka. Ubwo ni mu nzozi. Arangije mbona arrière ahetse umwana Ray, kandi Ray uko ngana kuriya niko nabibonaga. Arangije arambwira ngo
tuza nta kibazo. Ndangije ndabaza ese ko munyihutije kandi mbona tate bimeze ukuntu, nta kibazo afite. Ariko hagati aho umwanya wa tate nk'uku nguku tumeze hano, hari indi ntebe iri vide, ariko hari umuryango winjiye kubazwa yari ariyo hererana. Mbibwira mama, nawe dusangira ijambo rivuga ngo none se sashaje. Liza mu minsi ye ya nyuma yarankunze, kandi kuko yarankundaga nakunda n'abantu bose, sindavuga ibyo bavuze by'ama birthday, ariko nk'umugabo najyaga muvuga ngo rero Imana ikunda cyangwa amafaranga akunda umuntu yakipinga, naga amafaranga akunda kuzerera. Liza ngo yego ndabyemeye, nuzereza amafaranga ntuzubaka inzu. Niko namubwiraga bwacya mu gitondo ngo man runaka afite anniversaire. Igitangaje yarapfuye, yarapanze anniversaire ya Ray, aba bose bavukana uwo yakoreye nk'abandi keke nashyire hejuru, yakoreraga abandi bo hirya, ariko abangaba mwari mubizi nyine ko keke bigomba gukorwa. Liza mu minsi ibyumweru bya nyuma nabonaga ibyo bintu ko agomba kuncika, ariko sinsobanukirwe n'uwabona ni tate. Kuwa gatatu yagiye kugura ikanzu ya mama. Twavuye mu myaka 6 amezi 3 tugeze kuwa gatatu turasoje. Arambwira ngo mvuye kugura ikanzu ya mama. Nkiyibona narayirebye, ndavuga iyi kanzu ni nziza pe, ariko ntago mama arayikunda abyumva. Ndavuga iyi kanzu ifite ibintu bya gold, ifite ukuntu ifite bagomba gufunga bikenera kwambaramo kora. Ndavuga ntago mama yayikunda, ariko gerageza wenda basanga uyu munsi narebye nabi. Arangije aragenda ayigeza kuri mama we, ahereza umumotari ayigeza kuri mama we. Mama we n'ubundi biba kimwe ntiyayikunda. So akibibwira Liza, nge narindi bize ndi mu mibare. Hagati aho Liza yari yaragaritse akazi kuko yari umugenzi ugomba kugenda. Arangije arambwira ngo eri nkimara kubimenya mbona ndamwitegeza ko umuntu yo mukunda umaze kumumenya, mbona ari kurira. Ntaze uri kurizwa iki? Nta kibazo. Ndangije ndamuga okay nta kibazo, mama gusabye ko nzahindura. Yego nzajyayo. Kuwa gatanu niho ngeze, ubwo arabura amasaha make. Arangije arambwira ngo agiye muri salo, dufite ubukwe ariko wihangane. Ariko mbere kuwa gatanu yagiye muri salo kabiri. Arambwira ngo rero eri aho bigeze birakomeye ibyo ngiye kuvuga, ariko nafashe keke ebyiri gutya, mfata amabox y'umushuti wanjye. Ubwo nakoze akazi yari yarantumye gufasha abandi utabashakaho inyungu, gufasta keke z'akazi kawe, then no gufasha mama. Njyana imitwaro 4 icyarimwe, igera ku ba nyirayo neza, barabikunda. Oya ahubwo nagiye no gukosora ibyari byapfuye. Noneho ndangije mbifite gutya, ariko n'ubundi nakomezaga ntekereza impanuka. Tugeze imbere ngifite za keke, umumotari yari yafatiyeho ari kugendera muri 50, kuva ko umuvuduko wakwica umuntu. Haza umumotari hirya wafatiyeho kumurusha uri muri 70 gutyo. Motari aba yamubonye, amubona muri amasegonda, muri ako gahe gato k'urupfu, afunga feri. Agifunga feri undi abirinduka tureba. Motari arambaza kutagize ubwoba. Ndavuga ati uru rupfu mbonye gutya ntabwo ari ngiye rushaka, sinzi uwo rushaka ko ntabwo ari ngiye rushaka. Ndumva nezerewe ko nge natinyaga gupfa no gufungwa. Ibyo bintu bibiri utabitinya yisohokera, akubitinya arakomeza byumve nyine kugira ngo avuge ati nzabigiraho inkuru. Noneho mbona ibyo bintu, iyo moto iyo nikubita hasi yari kunkubita hano muri uru rubavu. Bigeze saa 3 mpamagara, nafite ibyo naganiye na Liza nyine muri kuwa gatanu yatashye. Sinamuga ko nawe niyo mpanuka, sinagira icyo mwereka. Arangije amubwira byose, agira abasigira umugisha. Ndabyibuka yagize abasabira umugisha n'aba usigira n'ibya nshinga. Ubwo turi mu ijoro ryo kuwa gatanu saa 7 z'ijoro. Mukora massage yarananiwe, no bwa mbere mu mateka nari mukore massage. Si bayise
ndangije kwa gatandatu umukobwa no saa 9 nkajya mbona ntago ari gushaka yabuze ibitotsi ndamaze byagenze gute ngo nabuze ibitotsi iyo Liza apfira mu nzu nari gusobanura muri ribu iki nari gusobanura iki Liza yabuze amahoro kumbe we n'Imana ye bari guciringa ukuntu biragenda kuwa gatandatu kumusinyirizina yanze kunyereka amaso ye nk'umugenzi ababizi neza umuntu yari bugucike ntaguha amaso ni njyewe ujya utwara keke zose mu modoka naramubwiye ngo waretse tukagenda wandindire ko ari akantu gato ngo no ngo ndagiye Liza ajya mu bukwe namubwiye ko ngomba gusigarana umwana asiga mbwiye ngo yabwiye Reyi mu gitondo Reyi papa naga ariko Reyi nawe yagaragaje sign kuko mu gitondo yagiye yicara wenyine ararira noneho nje iyo umuntu arira numva ukuriza nibitugane arangije aramubwira ngo mwana wanjye Reyi ntago papa akunda umuntu urira ubusa kuko aba yumva ko ntacyo wabuze niyo mpamvu ashobora kukunyusa aganyafu agiye ari gusohoka arangije arambwira ngo ngo ntuzajye ukubita Reyi ngo uzajye umuba hafi iyo Liza abafite icyo ari gushaka ujye ubanza umenye icyo ashaka Mark yaransezeye yarabimpaye ubutumwa kandi bwiza Liza arambwira ngo agiye gusura mama ndamubwira se wowe ugiye gusura mama ijoro bito ngo sintindayo ajyayo n'ubundi aho yajyaga yabansaba uburenganzira pe yansabaga uruhushya ntiyagiraga agakungu ngo agakungu we kabaga mu bavandimwe no kwa mama niho yiberaga ntumbaza izindi nshuti ngo baratindana mutabonanye saa 12 ntacyo muri buvugane Liza arangije muhamagara ubwa mbere ntiyamfata ubwa kabiri ntiyamfata ubwa gatatu ko nari nsinzire muri ako gasinziro nashidukiye hejuru ndavuga ariko Liza ko atarata ubwa mbere wapi ubwa kabiri wapi ubwa gatatu ndavuga ati ubuse pasi ntaragira ngo nafushyira ngugo ndabyirengagiza mpamagara pasi ntiyamfata mpamagara Didi arambwira ko rizashize iminota mike agiye mpamagara pasi nanone ntiyamfata mpamagara Liza ntiyamfata nyine muri iyo situation mbaza Tracy kibimbwira ngo Liza yatashye ubwoba bwaranyishe bwa bundi butabaho kuko ni yamanuka nawe aranekereza ndangije ndeba ku isaha mbona ni saa 4 mvuga ko Liza yatinze kuza kandi sinyambasha kurya adahari niyo najyaga kwa mama arabizi namaraga kurya nkavuga ngo ebara moto irancukuza njye mu rugo kabisa ngiye nkunda ibiryo byatekewe mu rugo ndataha ndangije nakire inkuru ngo Liza yakunguye umumama namagaye Liza kuri yo nshuro ya 7 nguyu umumama yakoze accident nta rindi jambo nagombaga kubaza ni ya grave cyangwa muganga ntiyansubiza ndakubaza ni grave cyangwa muganga arambwira ngo turi kumubutabazi mbamaga Eric ndi kubimusobanurira muraza arampamagara muraza amamagara ambwira ko rizakoza accident deja nabimenye ariko abimbwira numvaga ko bari kumwe nawe muri kumwe ubwo muri nge nado yagiye kuri abamuraza nanone byagenze gute yasikuriza ibi bintu nabimuzi yose Eric ahita amamagara nanone ngo bofre ngo umbwiye ibiki ko nukumbwira ibintu nari kumva arangije aragenda agerayo na mama ngewe ubwo yise mfata moto direct ikimuhita ndagifashe kihuta koko ndangije nta n'amafaranga nari mfite kuri telefone yanjye kuko Liza niwe wari ufite telefone ibaha amafaranga noneho arangije mbwira umumotari ndamubwira wumva kirira 1000 kuri iyi nimero noneho duhagarara mu maferuje hagati rero mbona ambulance iratambutse ngewe buri munsi nyangira amatsiko mbonye ambulance mbanza guhengerezamo ndene nta muntu wanjye umutwe mbambonyemo mama ndavuga amahoro mama araza kumbwira icyavuyemo ubwo deja amakuru y'ijuru yangezeho mama twaganira umunsi wose nabikubwiye now tujya ubwo bwari bwinshi ndavuga se ngure agacupa kamwe n'inywere kugira ngo muganga ibyo arambwira mbashe kubyakira ntazabeshyira agacupa niko nese mvuga
turagenda. Ariko Liza yigeze ansezeraho arambwira ngo sinzongere kubona unywa bino bintu, si byiza kubera yuko byatuma ubyimba inda. N'amafanta nari narayahagaritse, abari kumbona ndi kunywa amazi. Kandi agafanta ndagakunda cyane, ariko ndi kunywa amazi kuko ubu nyine nemeye inzira ya Liza. Uruhande rumwe rwa Liza ntago rwagiye, rurahari, n'urwanjye rurahari, ariko byose nzaba mbikombayininga. Nibwo rero nageze ku bitaro mbona amaguru ya Liza yabaye umweru, mwege nari nabibabwira, ndayabona yabaye umweru, ariko nakubonagamo imbere n'abaganga, nyabonye yabaye umweru nk'umuntu ureba filime. Ubwo nyine ndabyumva, ndeba amaso mbona yari kugenda. Ndangije ndavuga Liza uransize, ndabyemeye, nzakora ibyo wagombaga gukora. Mission narigishijwe, exercice nakubwiraga, ni Imana yambwiraga ngo ntangire nitoze exercice kuba kutagira ibanga nkabikubwira. So ntago exercice yari igenewe wowe, yari igenewe ngewe, kandi ndabyakiriye. Turasohoka, Eric aza kumpumuriza na mama. Aba bantu se nkikomeza. Sasa bamujyana muri radio kureba ko ahatagize ikibazo. Bamujyanye bakatubwira ngo moto ngo yakoze accident, ngo imunyura hejuru. Mwese muzi ibiro bya moto, iyo ibikora yari kugira ibyanyuza mu kanwa. So iyo imunyura hejuru, ndangije ndigendera, ntacyo byari bitwaye. Mbaza muganga, bavuye emergency, ukuntu bavuyeyo. Bavuye emergency bajya muri radio uko babonaga amahirwe gihari, ariko bageze muri radio bapima mu mutwe, ariko bageze hano kuri iki gice cyo kumunda, Liza arangije atangira kugaragaza ibimenyetso. Barirukanka bashitura umutima, baba baragiye. Bagezeyo ngewe ubwo baciye hariya, ngenda njya kubatanga ngo yandebe filime ya nyuma. Ndangije bamunyuzaho, ndamureba, mbona burya ameze, ndumirwa, ndavuga yego. Ubwo deja ariko nari namaze kubyakira, ariko ntarumva amakuru. Itangenda mbona umuganga nyuzaho direct n'amaraso yafite. Aragotwa, ntabwo yazi ibyo ari byo. Ngo abantu uriya muntu kuducika tubibona, ngo twihute. Barabaganga n'abasirikari, so twihute ni kwikora. Hita mucunga, ndavuga uriya ntago yambonye ko ndi umugabo, wereka njye kumubaza. Ndamuga muganga, amakuru ni meza, njye ndi umugabo wa Liza. Liza yarasiza yahinduye nani, biriya bita yarasiza yihinduye. Hari harimo ngewe nawe gusa, atwite. Nono hano harimo we na Rey, yasiza yihinduye. Ndangije mwereka ifoto n'umudamu wanjye, niko namubwiye, mbwira bite. Arambwira ngo ibintu ugiye kukubwira ntago abaganga bapfa kubivuga, ariko twikure mu mubiri w'abantu n'ibyo kubeshya. 90% ntibishoboka, 80% ntibishoboka, 70% ntibishoboka. Gusa ari munsi ya 50 amakuru ndayakiriye. Ndigendera, mfata pasi, turarira. Eric arankomeza, ndavuga ngo wincuka sindi umwana, si ugiye mbibona. Ndaza na mama we ndamuhumuriza, ndamubwira ati ibintu rero ni uko mbibonye, ntago bari kutubwiza ukuri. Eric atubwira ngo baduhaye iminota 20 yo gutegereza, ariko abuganga uduheze iminota 20 ni ukugira ngo dutuze mu mutwe, bamenye ukuntu baradusobanurira. Liza wanjye anshika atyo, sigara gutyo, ariko ndi kugerageza. Liza yari wa muntu mu buryo bw'Imana, yabyuka agashaka ko Rey yarya, ariko mbere yuko ashyiramo ibya Rey yabanzaga gushyiramo isezerano ry'umunsi. Buri munsi isezerano ry'umunsi, umunota umwe kubumva. Niba yaranungira ibitotsi nahonga mu ijambo nkasinzira cyangwa nkababize. Noneho isezerano ry'umunsi uko yaryumvaga muri iyi minsi 2, navuze reka mbyibuke neza. Nagiye isezerano ry'umunsi rya mbere ndaryumva, ndikanga. Isezerano ry'umunsi yo mu Baheburayo nanone ndaryumva, ngo Imana ishibuye, ntabwo ndikanga. Nabaye nuko bimeze, nzajya mbigerageza. Ngiye mbyuka nirebera amakuru y'umupira n'imyidagaduro, kumbe rizabanza kubureba isezerano ry'umunsi. Acyanyuma yari yarakoreye projet Pasi, ayimukorera yanditse nziza, ayikorera na Tracy. Akajya ambwira ngo Eri ujye uzibuke kureba kuri telefone, hari projet yanditse yawe ugomba kugenderaho.
ntabwo ndayivuga yose, yari projet y'akazi kanjye k'amakeke. Nta nubwo ndaza kuvuga ibirenze ibyo projet kuko yari projet ya YouTube, kandi najyaga mvuga ko ntashobora ibintu bya YouTube kubera yuko yewe nkoresha imbaraga nyinshi, ariko kubera ko Liza yabinsabaga nuko nsoza. Yaranditse ngo hari Thursday hano mbere yuko atabaruka. Urabona ko hari ibintu byinshi cyane, nawe uri umuntu ugira ubuteni wabisoma. Nari mbufite, yashakaga ko dukora ishuri rikomeye. Yaranditse munsi saa 6 z'ijoro n'iminota 6, yaranditse ngo mu rwego rwo gukurura abantu benshi kuri YouTube nakugiraga inama. Urumva ntago arimo, sibyo? Ntago arimo. Nakugiraga inama yo gukora iyi video imeze nka documentaire irimo amarangamutima, gusetsa, byoroheje, inyigisho z'umwuga n'inkuru z'ukuri. Iyi format ikunda gutuma abantu bareba video kugeza ku musozo kandi bakagaruka kureba izindi video. Biragoye ibyo yansigiye gukora, ariko nzabikora. Mwakoze cyane kumba hafi. Ndashimira mama wanjye wankundiye Liza wanjye cyane, wamubaye hafi saa 6 z'ijoro. Ese wabyaye, ese woheje message usengera Liza y'iminota 3, byabaye byiza. Ndashimira mushiki we, biragoye, Davona warabikoze neza cyane. Liza agiye afite ibyo yagombaga gukora, nzabikora. Misiyo yampaye ya nyuma yari yo kuvuga ngo uzafate, yikuyemo, uzafate Ray umujyane kwa Serubibi umubashikirize n'umwana wabo. Tantine Rosa na tonto mwitwa ba Serubibi, nitwa Serubibi, Ray yitwa Serubibi, n'umwana wanyu, kandi igihe nikigera tuzabiganiraho neza. Ndumva ariko bimeze. Ndashimira mama wa Liza utarambonyemo ikigwari cyane. Hari igihe banyibye telefone y'akazi, we murabaho gute? Ahita anyohereza 50,000. 50,000 nibigura telefone. Hita nongera amafaranga. Iyo nkunga yari imeze neza. Ndashimira Pasi watumye Liza anshima, kuko iyo bihakana byari kugenda uko nguko. So ndashimira Jonani wakomeje kumba hafi igihe cyose, kandi uracyabikomeje. Nari nananiwe kurira, aje ndarira. Afite icyo avuze, ntabwo abaruta mwese, ariko generali nyine na brigadier general afite ko baganira, mwabyumvise. So ikindi ndashimira Imana yantwariye Liza, yamutwaye heza cyane. Ndabivuga nseka kandi nkomeye. Mama wajya gumbwira ngo sasa kujya ucanganyikirwa ugafata iki ukagihindira iki. Ndibaza kunezerewe. Ndashimira Imana yacoboje guhagarara hano hantu njye ubwanye nkaba mbishoboye. Ntago abantu bajya yuka kwishimira ubwabo. So ngiye ndashimira Eric Serubishyaka, Eric uhagazanga, wabishoboye bikaba bigenze neza. Ejo bizaba byiza, tuzamuherekeza neza. Yegerane na Kenny, amubwira amakuru y'ijuru, yegerane na ba mama na basogokuru. Agataho nari navuze ko nakanyuma, nari navuze ngo akazi k'amakeke kanyiciye umugore ndagahagaritse. Oya mubyumve, naravuze ngo ndagahagaritse, niko navuze. Yerekwa ry'Imana rirakomeye cyane, niyo mpamvu ari byo ngiye gusorezaho. Ndi umuntu udakunda kujya hanze, ababizi, sinkunda igihugu kitari u Rwanda. Ndangije ndavuga ubwo ngahagaritse na projet twari dufitanye, ibigi imodoka amamoto nibyo bimuhitanye, imihanda ndabiretse, niko navuze. Ndumwe mu bantu bavuga ikintu nkahita ngishyira mu bikorwa. Ndangije iyerekwa rirazarira ngo niko ko Rwigema yaragupfuriye ku rugamba ageze mu gihugu, si byari gushoboka ko abari bahari bari kuvuga ngo dusubire inyuma vuba, birakomeye. Ariko Kagame yaravuze ngo twende tusonge mbele. Liza yakundaga ko mba umuntu w'intwari w'ingirakamaro. Ukuntu byagenze naravuze ngo sasa Liza yapfuye avuye gukata keke y'ubukwe. Iyo agera hano byari kugenda uko, sibyo? Noneho ubwo yagiye
mpagarike akazi mbi kigwari, mpagarike projet twari dufitanye, asize azanditse. Mu by'ukuri byari bigoye muri iyo situation. Ndangije nabati ndagenda aho yarari, mama arabyibuka, ndapfukama aho ngaba bakiri kumva hari sense z'ikibazo gikora, ndamubwira Riza umbabarire, nzabikora uko bishaka, projet zanjye za artist bakery nka keke nzazikora, ariko na projet za wari urimo zinzira za YouTube zigoye kuzumva nzazikora. Projet z'umwana wazanye umwana uko yari ameze, Imana yari kuzatuma mvuga ngo Imana nibaho, ariko mbona ukuboko kw'Imana kunyibutsa yuko nasabye Imana yuko yanyereka ikimenyetso. Murabizi ko nari kuzavuga ko Imana itabaho iyo rizapfira kwiseta, nayo irabizi, ariko iravuga ngo reka noneho mbanze mugeze mu myaka 2, avuga ngo pipi papa indege, ibyo byose tujambo tumwe reka mureke agende. Noneho ibyo yari ambwiye ngo nsaba kimwe cyonyine, icyo nasabye nibagiye kwibwira ngo uzaburetse ariko kugira uwo utwara atarakora ubukwe. Nuko urugendo rwariza rurangiye, namukundaga cyane, ndanamukunda cyane, ndabakunda mwese, mwakoze kuza, mwakoze kwihangana mukicara mugasinzira mu mutima, mwakoze cyane twese hamwe. Haleluya!